Ndongeye kukwereka uburyo ukoramo task. Ahangaha urabona hari uturongo dutatu dukandaho, wamara kudukandaho uza hano hasi handitse product, urabona ngo article, fixed, forex, aviator, ads earn. Reka duhere nko kuri ads earn. Izi ad ni ugenda uziviewinga, ukanda ngaha views. Iyo ukanze view biriloadinga, then amafaranga ikata yongera kuri account yawe, ukaza no kuri iya kabiri paka zose zirangiye, ugakomeza ukaza ngaha kuri spin and win. Urabona hari spin and win, utubona nkanditse free spin. Kuri free spin ni ukanda, warangiza wari spin nyine ikikaraga, ugategereza amafaranga igwaho, niyo baguha. Ukaza ugakomeza ngaha. Reka dukomeze kuri TikTok, ukanda nanone. Iyo ugeze ahangaha icyo ukora nyine, aya mavideo ugenda ukanda watch, agashira amasegonda makeya, ubundi bakaguha aya mafaranga. Ugakomeza ukareba n'izindi zose ziba zirimo nyinshi. Ukatugaruka ahangaha tukajya muri YouTube earn, ukongera ugakanda earn, naho ukaza ukareba aya mavideos, ukagenda uyawatchinga bakakwishyura. Wasoza ukaza ugakomeza no muri trivia challenge, ukakanda trivia. Ahangaha iyo ukanze start, ibibazo nyine biriloadinga, then ukabisubiza, warangiza ugakora submit, nabyo bakakwishyura.